ni amakuru hari gukomeza gutangwaho ibitekerezo byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ahantu henshi hari iyi nkuru abantu benshi bari gutanga ibitekerezo byinshi cyane. Reka mbanze ngusabe nawe uze kuduha igitekerezo cyawe, utubwire ngo ibi bintu byibura ndabyumva gutya. Uwo mugabo n'abagabo babiri, ariko urabona ko wambaye agashati k'umweru nyine akiri mutoya. Aba bagabo iyi story yabo nk'abantu mwe ni ibintu abantu benshi bari gutanga ibitekerezo byinshi cyane. Uyu mugabo wa mbere wambaye ikoti mukuru, kugira ngo amazina yiwe yitwa Baribwira Cyprien. Ni mu gihe uwo nguwo uri ku ruhande wambaye ako gashati k'umweru wicaye yitwa Niyonkuru Ferdinand. Uyu wambaye aka gashati k'umweru ni umukwe wa Cyprien, urumva yatwaye umukobwa we. Niyonkuru Ferdinand n'umuryango wiwe avuga ko mbere ya 2015 babaga i Burundi, hanyuma mu mwaka wa 2015 baje gutura mu Rwanda ari impunzi kimwe n'abandi bari bahunze umutekano muke. Bageze mu Rwanda umugore we ngo yatangiye indi mico yo kwibera mu byumba by'amasengesho, biza kuba byanamuviramo kuba umwana mutoya yari afite waje kuza kuba wahasiga ubuzima. Yapfuye kubera ko ngo muri ibi byumba by'amasengesho yajyanaga uyu mwana, haguye uyu mwana wabo, ngo uyu mwana yajyanwe yo na mama we, hanyuma amarayo igihe adahabwa umuti w'uburwayi yararwaye. Uyu mwana wabo bitewe n'iki kintu cyo kuvuga ageze mu Rwanda yiriwe mu byumba by'amasengesho, yiriwe ari gusenga, birangira uyu mwana ahatakarije ubuzima. Uyu mugabo Niyonkuru Ferdinand ibi bintu abivugana agahinda gakomeye cyane, bitewe n'ibintu byaje kuza kuba byaba ku mwana we. Nyuma y'uko uyu mwana muto wari urwaye yitabye Imana bitewe n'uburangare bw'umugore, uyu mwana wa Niyonkuru Ferdinand, uyu mugabo Ferdinand yigiriye inama yo kujya kwa sebukwe ari we Cyprien, ni Baribwira Cyprien, ajya kumubwira ibijyanye n'umukobwa we, amuregera ati umukobwa wawe na gutya warakingiye, ariko umukobwa wawe ari kunanira. Donc amubwira buri kimwe, amubwira uko byagenze. Urumva umukwe we amugejejeho ibibazo, aho kugira ngo abikemure, ahubwo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 Baribwira Cyprien ngo yaje atwaye imodoka ye ari kumwe na musaza w'umugore, bahamagara uyu mugore, barangije baramutwara. Ferdinand asanzwe afite abana 4, ubwo no wa gatanu witabye Imana yarasigaranye abana 4. Hanyuma sebukwe araza atwara umugore asiga abo bana. Aba bana basigaranye agahinda gakomeye cyane, bitewe no kubona sekuru ngo yaraje agafata mama wabo, bisa no kumwiba, byibura ngo ntiyinjiye no mu rugo kugira ngo asuhuza abana. Ibi byo kuba umugore wa Niyonkuru yaratwawe na Baribwira Cyprien ari nawe wamushyingiye binemezwa na raporo y'umudugudu w'Abamporeze mu kagari ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, aho ibi bintu byaje kuza kuba byabera. Sebukwe wa Ferdinand nawe yemera ko ari we watwaye umugore wa Niyonkuru Ferdinand, ariko akavuga ko ngo ari mu buryo bwo kugira ngo amufashe kwivuza. Yasize abana, hanyuma uyu sebukwe araza atwara uyu mugore, ati nukugira ngo mufashe kwivuza. Mu magambo ya Cyprien yaragize ati umuvuduko w'amaraso wari wazamutse, arantabaza njya kumutabara. Ati bindi biri gukurikiranwa na RIB, no gutegereza ikizavamo. Ati nta kindi kintu nabivugaho. Ni mu gihe Ferdinand kuri ubu ngubu ariho aratabaza avuga ati rwose umugore wanjye data bukwe yaramusubiranye, umugore wanjye data bukwe yaramwisubije,
yaraje antwarira umugore, yaraje aramwiba, none ni mutabari. Iby'iyi minsi mw'abantu mwe birarenze cyane. Ngira ngo ni naho imwe mu mitwe iri kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ari bamwe bari kuvuga ngo ubuhunzi bwatumye sebukwe amwaka umugore yamushyingiye. Baze ibyo bintu biri gucicikana bimeze gutyo. Ariko mu yandi makuru mw'abantu mwe, ahangaha wenda niho ruzingiye, niho nakubwira ngo bimeze gutya. Ibi bintu birababaje cyane ndetse biteye agahinda. Natangiye mubwira ngo uyu mugore ngo yajyaga mu masengesho, umwana we arinda yanagwa muri ibyo byumba by'amasengesho kubera kubura imiti, donc aza kwitaba Imana. Hano ari byo Ferdinand yaregeye kuri sebukwe. Sebukwe ntiyagira ikintu abikoraho, ahubwo like asa nk'umwirengagije. Bivugwa ko uyu mugore ngo yagiye muri ibyo byumba by'amasengesho ahuriramo n'umugabo witwa Modeste. N'abantu mwe birarenze cyane. Uwo mugabo yitwa ngo Hatungimana Modeste. Niyo nkuru avuga ko nta kirego yarezwe mu rwego rw'ubugenzacyaha, ahubwo ari wo wishinganishije muri uru rwego, kuko baribwira Cyprien n'abandi bo mu muryango we bafite gahunda yo kumugirira nabi. Agakomeza avuga ko umugore we yabwiwe n'uwitwa Hatungimana Modeste, wa wundi maze kukubwira ngo basanzwe basengana, ko uyu mugabo we niyo nkuru Ferdinand ko atari umugabo we ng'Imana yemera, ko ahubwo umugabo Imana yemera ari we Hatungimana Modeste. Niyo nkuru ati kuva icyo gihe umugore wanjye yatangiye kumbwira ko muroga, ko tutazongera no gukora inshingano z'abashakanye kuko ngo ariho murogera. Raporo y'umudugudu ivuga ko kandi Hatungimana Modeste ngo yirirwa mu nzu nta kintu akora, ariko ko hari umugore uza kwamusanga azanye n'ibyo kurya, barangiza kurya bakajya koga akamuherekeza bagataha. Uyu Hatungimana Modeste ngo niyo nkuru ashinja kuba atunze igitanda cye n'ibindi bikoresho byo mu nzu abizaniwe n'umugore we. Ni mu gihe yaba uyu mugore wa niyo nkuru kimwe na Hatungimana bo n'abantu mwe ibyabo birarenze. Ntabwo nabivugira hanga, birarenze ibintu byabo. Ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu kuko maze kucyumva ahantu henshi. Hari n'umugore hari wavuye za ni Rwamagana, ni hehe, ni Ngororero, ni hehe, cyabereye mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo aho umugore rwose yacyucyuraga urugo akazanira ngo uyoboranye icyuma cy'amasengesho, byarangiye ubanza barabafunganye. Ibi bintu mw'abantu mwe birarenze cyane. Ibi bintu by'abantu biyitirira ngo abakozi b'Imana, akaza agahanura ngo uyu mugabo wawe ngo ntabwo muberanye, bikabera mu byumba by'amasengesho. Umuntu akaza ngo uyu muntu ntabwo muberanye, ndaguhanuriye uyu muntu umugabo wawe uzamureke, ntabwo muberanye. Bigatangira umugore akanga urugo, agatangira kwanga urugo. Ikintu kibabaje nuko nk'umuntu hanuye gutyo akurura yishyira, bigaragaza nyine ko aba yarakunze uwo mugore akabura aho ahera, yarangiza akazana itiku. Kuriya muntu ngo ntabwo umugabo wawe rwose ngo ntakigenda, Imana ntabwo imwemera, ntabwo muberanye. Ngira ngo ni ibintu byabereye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ari inkuru ibi bintu byarahabereye nabyo. Umuntu ari hafi gukora ubukwe, batura muntu bati wapi, uriya muntu ugiye gushyingiranwa nawe wapi, nta nakake, nta Imana rwose hari icyo yavuze, nta nagake muberanye, ahubwo shaka uyu nguyu. Mw'abantu mwe ibi bintu byaje kuza kuba byabera mu mujyi wa Kigali n'amahano, Kicukiro, Masaka. Ibi bintu byaje kuza kuba byaba. Uyu mugabo ngira ngo Cyprien ubanza ari n'umuganga, abonye ari umugabo ukuze rwose,
ariko aya makuru mu by'ukuri ari kuregwa n'umukwe we ko yamutwariye umugore, umukobwa agasa nkaho ngo amwibye kandi yari yaramumushyingiye akamwiba agata abana bakababara cyane kuba uyu mugabo yaraje gutwara uyu mukobwa we Cyprien. Abantu mwe birarenze cyane, n'abantu bari kuvuga ngo urukundo burya rw'iyi minsi rwarakonje. Mw'abantu mwe ngayo nguko nibyo bintu byabereye mu mujyi wa Kigali kuri ubu ngubu. Iyi nkuru iri gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibi bintu bidasanzwe byaje kuza kuba byaba. Birarenze cyane, reka nsoreza ahangana. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu. Niba utarakanze subscribe ubikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5.